Ndabasuje mwese cyane nizere ko mumeze neza amazina yanjye nitwa Claudine Wineza nkuko mubibona ndi umunyarwandakazi navukiye mu gihugu cy'u Rwanda ariko kuri ubu ngubu nkaba ntuye ku mugabane w'Uburayi. Uyu munsi rero nifuje kubasangiza inkuru y'urugendo rwanjye kuva mu gihugu cy'u Rwanda ku mugabane wa Afurika kugera ku mugabane w'Uburayi mu gihugu cya Croatia. Ntabwo byari byoroshye nk'uko tubizi. Ntabwo mu Rwanda tugira ambasade ya Croatia cyangwa se Croatia, kandi no muri East Africa ntayihabarizwa. Byari bigoye rero kugira ngo mbashe kubona iyo visa kuko niho nashakaga kubanza kujya. Byabaye ngombwa ko nyisabira online, maze kuyisabira online barayapuruvinga, ariko nyisabira South Africa kandi ntabwo nari nemerewe kujya South Africa. Narabandikiye kuri embassy ndababwira ko ntabyemerewe, bambwira kubabwira ikindi gihugu gifite embassy ya Croatia muri Africa, then nkagihitamo bakaterura documents zanjye zose nari nasabiyeho visa bakazijyanayo, akaba ariho njya gufatira visa yanjye kugira ngo nkomeze. Nahisemo igihugu cyo muri Egypt cyangwa se Egiputa, niho nafatiye visa yanjye yo kujya muri Croatia, ariko nahagurutse i Kigali mu Rwanda nta visa ya Croatia mfite, ahubwo nari mfite visa ya Egypt yo kujya muri Egypt. Uko niyumvaga nibazaga byinshi, nkibaza isi Burayi hasa hate, ese birangendekera bite, mbese namwe murabyumva umuntu aba afite amatsiko ahantu agiye bwa mbere atazi ngo biva he bijya he. Gusa numvaga muri njye ari nk'ahantu ngiye gusura nzagaruka. Naragiye ngeze ku kibuga cy'indege i Kanombe barangoramo gakeya, barambwira bati kuva udafite visa ya Croatia rero uragura tike yo kugaruka mu Rwanda. Babimbwira ngeze kuri checking, nta bundi buryo mfite bwo gusubira inyuma kugura tike maze gusezera abantu bo mu rugo. Nibwo bansubije inyuma mu rugo maze kubasezera, ariko nababwiye mwe kugenda mugume hafi, ibiro byanjye nibiba byinshi bimwe murabisubizayo. Nibwo bagiye kubona babona ndagarutse, barambaza kuki ugarutse. Ndababwira, bambwiye ko ngomba kugura tike yo kuva muri Egypt nkazagaruka mu Rwanda mu gihe iyo visa itahari. Hari igihe wenda idahari ntago bari kubyizera. Twakoresheje ibishoboka turayigura, tumaze kuyigura barandeka, ndongera ndinjira ndategereza, igeze kuri mail barandeka bankorera checking, ndakomeza hejuru njya gutegereza indege. Byari ibintu byinshi, numvaga afite amatsiko. Nagombaga guca Kenya, nahagera nkamara amasaha menshi, nahageze saa 3 ndi buhahaguruke saa 10 ndabyibuka n'igice, ngahaguruka na Egyptian kugira ngo nerekeze muri Egypt. Numvaga afite amatsiko buryo biri bugende mu ndege, se biragenda bite, ariko nkumva nanone mfite ubwoba bwo kwibaza igihugu ngiyemo muri Egypt bavuga Icyarabu, nta muntu n'umwe mpazi, sinzi ngo biragenda bite, namwe murabyumva. Naragiye ninjira mu ndege, turagenda tugwa Kenya. Tugezeyo tuva mu ndege tujya aho buri wese ari bujye gutegereza indege imukomezanya. Naragiye ndategereza saa 10 zigeze, nibwo nagiye mfata indege ndagenda rwose. Ibyo barya nkarya, urumva njye nabaye proud nkigira nkaho mbizi mbimenyere, ariko ntabwo nari mbizi. Nabaga afite ibibazo by'amatsiko, se bimera bite, indege haguruka gute, indege igwa gute. Nari narayikoreshejeho rimwe ariko hashize igihe kinini, kandi ntabwo nari nayikoresheje urugendo rurerure, hari hafi cyane. Nari mvuye Kenya nza mu Rwanda nk'ibisanzwe. Rero naragiye ngezeyo, bwa mbere nagendanye umuzigo cyangwa se ibikapu binini. Aho naherukiye varize yanjye ni Kigali, nari bwongere guhurira nayo muri Djibouti.
so nibwo nagiye ngezeyo nyoberwa n'ahantu varize iri, nakurikiye umuzungu ndamubwira nti please mfasha nabuze varize yanjye ndayibona gute. So arambwira ati se n'ubwa mbere ugiye n'indege? ndamubwira yego. Arambwira none se iwanyu ni he? ndamubwira ndi umunyarwanda. ugiye hehe? se nje hano muri Egypt. Arambwira ngo follow me. ndamukurikira nkurikira mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda, ndamukurikira ndagenda anyereka ahantu nyine hari amavarize. ngiye kubona mbona iyanjye nayo iri kuzenguruka mu zindi, abakunda kugenda n'indege barabizi. ndagenda ndayifata, ndagenda njya aho nagombaga kunyura kugira ngo banyemerere gusohoka. ariko mu by'ukuri nagendaga ntazi ngo ndajya he. bwari ubwa mbere ngiye muri Egypt, nta muntu masanze, nta muntu uri bunyakire, tuziranye. mbese nagendaga nyine gutyo ntazi ngo ndajya hehe. nibazaga ibibazo byinshi by'amatsiko, byinshi cyane, ariko n'undi wese ashobora kuba byibaza. akaba ariyo mpamvu nagize igitekerezo cyo kubasangiza inkuru zanjye, uko nagezeyo, ese n'ibiki byantonze, ibintu byinshi cyane tuzagenda tubiganira, harimo n'isomo n'undi wese yakigiraho. hanyuma rero nageze muri Egypt, varize nyibonye njya aho ngomba kujya kugira ngo nemererwe gusohoka mu kibuga, njye hanze njye gushaka ahantu ambasade ya Croatia iherereye kugira ngo njye gushaka visa. uko byakurikiyeho rero muzabibona mu kandi ka episode kubutaha. gusa ntago byari byoroshye, wakibaza ngo ni iki cyakurikiyeho, wakibaza ngo byagenze bite. yego, naho ubutaha nzabasangiza inkuru yanjye uko yakomeje. murakoze cyane kunkurikira, kandi nkabasaba gukomeza gukora subscribe no gukora share. ndabakunda cyane, Imana ibarinde.